umusaza umwe muri kiriya gihugu cya Tanzania aretse kuja gusura umwana we wize cyane ajya gutura muri Dar es Salaam niyo kapitale y'ubucuruzi muri kiriya gihugu maze ajyayo ubwa mbere ajyayo ubwa kabiri nyuma amezi atatu ashize arongera asubirayo uwa mbere wamurambiwe n'umukazana we arangira ati ariko wabwiye so akarikiraho gusa zahoranga hatuzegura umutwe nuko birangije wa muhungu yihagararaho tiyahishura ko ari intambara yo mu buriri yagize ate uri hari abagore ngo babwiriza mu gicuku kandi ayo mabwiriza abaje yose ntabwo baje kubaka umubano ahubwo baje gusenya n'akari kariho nuko umuhungu arabyuka mu gitondo yegera se aramubwira ati rero papa ndashaka ngo umbwira amafaranga yose ukeneye nyaguhe ariko wewe kuzagarukaho kandi ubimbwire mvangiye ku kazi ise aramubwira ati rero jya ku kazi urasanga nayahuje ayo nkeneye nuko amaze kugenda umusaza agomba guhaguruka akajya kwihagarika hanze yihagarika handi aryamye ageze igihe cyo kwituma arahituma arangije ayazingazinga muri ya mashuka umubyeyi yagera muri saa tanu mu cyumba cya sebukwe akumva impumuro mbi musanzeyo arangije ahamagara umugabo we arareka ubwo yari abonye akanya nyine inkono yari ibonye amakara nuko ageze hagati umugabo arazaza yarakaye araza ati wiriwe ati yego ati wakoze ni ibiki ati ndi kwiyishura kwiyishura iki wanyaye ku buriri bwanjye wanabwitumyemo twazingazinze ibyahi byawe nk'umwanda n'inkari ngomba rero nta mafaranga nabonye ufite ahubwo ndeka ngukore ibyo wagize uti ibyo wankoreye asigariye ahubwo tuganire wabiretse nkaryari wabiretse ufite nk'imyaka 5 ngomba kubara iyo myaka nkarya kandi ngakora ibi yarangiza nanjye namara kwishobora nkagenda ashaka kubaza ari wowe wari kwemera wari gukora iki uyu muhungu yashize ubwenge impembera asubira ku gihe arangira ati papa we nabimenye ntabwo nabona indishyi yawe ni ubwenge bugehe tugahinyure nyoko ageze mu zabukuru tukagira uti nubona atashokoje neza nkawe nibyo yigeze asokoza neza nawe nubona umuhore yaguhaye wowe ugitumbye naho aho wavuye harahombanye taberwe wije umugenda imbere ngo mama rero ngusigeze yango nkumva isoni zi nuko utagira ubwenge tugahinyura nyoko ageze hehe ageze mu zabukuru nicyo gihe cyo kubyuka wa muhungu we ukamubwira uti mama byuka kare kare tugiye gusenga yarangiza ukamenya ko nta mushiki wawe ufite ukamubwira uti rero ndagusokoza yarangiza kwanza uzi kumesa neza umutwe ukamushakira udukweto dushyushye kuko ubuzwa kumuhinyura ageze ryari ageze mu zabukuru agakoti ke ukakamesa wa muhungu ukakaso ukagapasa yarangiza nawe akicara agatuza ngo nabyaye neza sinaruhiye ubusa abo nibo bana bagize bati bakenewe mu ngo nyinshi nibo bakebwa bakenewe yarangiza ntugahinyura nyoko ageze hehe imigani 23 bongeze ku bana umvira so wakubyaye kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru egirute ndababwira mfite ingorane yo kubitekerezaho niyo mbivugamo numva mbabaye so na nyoko mwabakobwa mwe mwabahungu mwe nabo bigeze baba basore mu bibashajishije nawe urimo ishe mufite nibo ni bibi gupfana n'abakubyaye ibyo baramukanye yupfana nabo ko bakubyaye yupfana nabo icyo bagize bati uko bakubyaye wibabaza umurima kuko warariye wibabaza inka warakuze
wibabaza amafaranga warize. Ibyo byose ayubabaza ni wowe wagize uti, ni wowe wayariye. Bangwa ariko ngewe ntari nariye. Ukuruti wasanze wagiye kwihahira wavutse uwo munsi.